dutangiye agafilime kacu ko uyu munsi rero batwereka umujyi umwe ndetse bagahita batwereka n'undi mukobwa ari kugenda rwose, bagahita batwereka n'undi musore ari kugenda nawe afite briefcase mu ntoki ubona ko wagira ngo ni umukire, ndetse bagahita batwereka n'undi mugabo ari kwitegereza wa musore ubona ko rwose hari ari umujura, ndetse uwo mugabo inyuma ye wa mukobwa agahita akomeza kumwitegereza, wa mugabo muri ako kanya agahita kokinga imbunda agahita aziyegerana umusore yari ari, wa mukobwa nawe rero agahita azamukurikiye, wa musore agahita azabwira uyu nguyu wundi ati mpereza amafaranga rero ufite muri iyo briefcase yawe. Wa musore ati ariko njyewe nta mafaranga afite rwose. Wa musore wundi ati wimbeshye rero abantu b'abakire nk'abo nta kuntu baba badafite amafaranga. Wa musore muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise afungura briefcase ye kugira ngo amwibwe ko nta mafaranga. Kandi wa mukobwa nibwo yari akihagera arangije agahita afata akantu akamutera, wa musore ahindukiye wa wundi agahita amutera ikintu rero agahita yikubita hasi. Wa musore muri ako kanya agahita ahaguruka akagenda rwose yirukanka. Wa musore arangije agahita ashimira wa mukobwa rwose amutabaye. Wa mukobwa ati ugomba rero kuzajya witonda cyane ku mafaranga yawe ukayabika neza. Agiye kugenda wa musore ati uretse gato rero wa mukobwa ahindukiye, wa musore ati none se ngo akazi rwose hari ikibazo? Wa mukobwa ati none se ako kazi yaba arakajyanye n'ibiki koko? Wa musore ati ndagira ngo rero wigire nkaho uri umugore wanjye umunsi umwe gusa. Wa mukobwa ati none se noneho nyuma bigende gute? Wa musore ati ngomba rero kuba nakora ubukwe kugira ngo papa abashe ko yamereza umurage wanjye. Wa mukobwa ariko byumva ubona ko rwose agiye kubyanga. Wa musore agahita akomeza kumubwira ati ibintu rero bizoroha cyane, tuzagenda dukore ubukwe ibintu bite birangira, kandi papa namara kumpa uwo mutungo wanjye nawe nzahita nguhereza amadolari 10,000 cyangwa se miliyoni zirenga 10. Wa mukobwa rero amaze kubyumva akamubwira ko ayo ngayo ari amafaranga makeya. Wa musore ati ayo ngayo ni amafaranga makeya, ese urabizi ko rwose ashobora no gupfa rwose utayikoreye? Wa mukobwa ati oya rwose ngewe ndashaka amadolari 50,000. Wa musore ati oya rwose ntabwo bishoboka, ayo ngayo ni amafaranga menshi. Wa mukobwa ati sawa rero nimba wumva ko ari menshi reka ngewe nigendera ataragenda. Wa musore ati sawa rero ndayemeye ariko nta yandi mafaranga ndaza gutanga. Wa mukobwa ati sawa rero nta kibazo turumvikanye. Urangije bagahita bahana ibiganza. Wa musore ati noneho rero reka tujye ku nzu rwose ya papa atari yahagera, nawe rero ukeneye ko wavana izo makeup wisize ndetse ukambara neza bataragenda. Wa mukobwa ati none se ko nta mpeta nambaye rwose? Wa musore ati ngwino rero nta kibazo rwose ndaza kubona nayiguhereza. Barangije bagahita bagenda, uko igihe cyakomeje kugenda rero bagahita batwereka wa musore we rero na wa mukobwa bageze mu rugo. Wa musore ati none se wavanamo iyo makeup yawe kubera ko papa wanjye ni umuntu wa kera, aramutse akubonye ameze gutya rwose yababara cyane. Wa mukobwa ati ariko rero kuba nambaye gutya rwose nta kibazo kirimo. Wa musore ati ntabwo rero nshaka kuba nashwana nawe kuri ibi ngibi. Icyambere papa wanjye agiye kuba yahagera, kandi ikindi cya kabiri genda rwose uhindure hejuru hari icyumba kirimo ibintu byose ukeneye. Wa mukobwa ari kubyumva agategera gutya rero agakora inyuma agahita avanayo ikindi gikapu. Arangije akamubwira ko ariko babika ibintu rwose kugira ngo batabyiba. Arangije agahita akomeza akizamukira. Amaze kugenda rero ako kanya hagahita haza undi mukobwa aramusuhuza. Wa musore nawe rero akamusuhuza, arangije akamubaza niba afite ibipapuro byose bikenewe. Wa mukobwa ati yego rwose birahari, igisigaye ni ukugira ngo mwebwe musinye. Wa musore ati umugore wanjye rero arabamanutse akanya gatoya kugira ngo ibintu byose tubisinye birangire, weho ugenda ube wicaye hariya. Wa mukobwa agatagenda rwose akahicara. Wa musore ati ntabwo nshaka rero ikintu na kimwe kiraza gutuma ntabona umutungo wanjye cyangwa se umurage wanjye. Wa mukobwa ati oya rwose ntugire ikibazo, ibintu byose bimeze neza. Ako kanya wa mukobwa agahita amanuka, umusore agahita abona rwose ni umukobwa mwiza. Wa mukobwa agahita abona rwose akomeje kuba yamwitegereza cyane. Arangije agahita amubaza ati none se kuba uri kundeba gutyo? Wa musore ati oya rwose ntacyo, nuko impapuro ziri hano ngwino rwose uzisinye. Wa mukobwa agahita agenda akicara. Arangije akamubwira ati ntabwo rero nshaka ko umunsi wa mbere mporopozwa nzajya nibuka zino nzozi. Wa musore ntiyasobanukirwa ibintu ari kuvuga ati ariko rero njyewe ntabwo nkumva. Wa mukobwa ati ndagira ngo nyine umporopoze neza rwose nk'umuntu ugiye kuba wakubera umugore. Wa musore ati oya rwose reka ibyo bintu by'imikino, papa wanjye agiye kuza vuba vuba. Wa mukobwa ati oya rwose njyewe ntabwo nashakana n'umuntu umeze gutyo cyangwa se udafite imico myiza. Wa mukobwa wundi ari kubyumva. Wa musore agahita akomeza akamubwira ati sawa rero nimba ari byo ushaka rwose nta kibazo reka bibe. Ubona ko yari agiye kuba yabimukorera. Arangije agatumaza izina rye. Wa mukobwa akamubwira ko yitwa Alejandra. Wa musore ati bite Alejandra? Wa mukobwa rero akamwikeza rwose mu marenga. Wa musore agahita amusaba ko rwose yamubera umugore. Wa mukobwa muri ako kanya ubona ko atabikunze agahita amubwira ati oya rwose urakoze. Wa musore ubona ko atunguwe cyane agahita amubaza ikindi kintu ashaka. Wa mukobwa akamubwira ati ubigenje gutyo rero umuntu wese yahita kwanga. Wa musore ati none se uragira ngo mbigenze gute? Wa mukobwa ati bivuge neza nyine nk'umuntu uri romantike, umuntu uri mu rukundo bya nyabyo. Wa musore rero ari kubyumva agahita yumva atangiye kuba yamugora cyane.
cyane agatare wa mukobwa wundi bari bari kumwe nawe agahita amubwira mu marenga ko rwose yabikora. Yitegereje wa mukobwa wundi akabona hari nawe arabishaka. Umusore rero nta kindi yakoze, ubona ko ku mafaranga nta kintu rwose atakora. Arangije akaza akamuterera ivu, ubona ko ariseriye. Arangije agahita amwaka ikiganza cye, arangije akamusaba ko yamubera umugore, kazamwitaho, kazamukunda cyane ndetse kazamwizera igihe cyose asigaje hano ku isi. Wa mukobwa rero ari kubyumva agahita yumvana amagambo meza ari kumubwira ati ibyo ngibyo rero urikumva bimeze neza cyane, none se ndaza kuba nasinya he? Wa musore muri ako kanya agahita amuhereza ibipapuro araza gusinya. Wa mukobwa agahita asinya, ubona ko rwose imitungo yose yari igiye kujya ku musore cyangwa se umurage. Nawe rero arangije rwose agahita asinya, agahita ahereza wa mukobwa wari uje amubwira ati ndakeka rero ibintu byose birangiye. Nawe arangije agahita ahaguruka amubwira ati ibintu byose bimeze neza. Wa musore ati none se ibi byose birahagije kugira ngo mbashe kuba nabona umurage wanjye? Wa mukobwa ati yego rwose ibintu bimeze neza, ikintu gisigaye no gukora registration bigahita birangira. Arangije agahita yigendera. Wa mukobwa rero amaze kugenda, uyu nguyu ubona agahita akomeza kubwira umusore ati ntabwo rero naketse ko nakora ubukwe rwose mu buryo bumeze gutya. Wa musore ati yori gukora amafaranga ariko. Wa mukobwa ati nyine iyi ngiyi niyo mpamvu ntigeze nifuza kuba nakora ubukwe kubera amafaranga. Wa musore ati amafaranga ariko nayo ni ingenzi. Wa mukobwa ati yego ni ingenzi ariko ntabwo ari byose, mu gihe nta muntu ufite ugukunda bya nyabyo. Wa musore ati umugabo wese ufite amafaranga ariko aba akunzwe. Wa mukobwa ati yego rwose bishobora kuba ari gutya bimeze, ariko umugabo afite amafaranga kubona urukundo rwa nyabyo biramugora cyane, ndetse bwa nyuma na nyuma akenshi birangira babaye. Wa musore ati none se kubera icyo rwose uri kuvuga ibyo ngibyo? Wa mukobwa ati uzabyumva rero nuba uri wenyine. Wa musore ati birantangaje cyane rero kubona umuntu wanyatse $50 by'idolari ari kumpereza inama. Wa mukobwa ati ibi ngibi rero biratandukanye cyane kubera ko njyewe n'amafaranga ngiye kuyakoresha kugira ngo mpindure ubuzima. Ataravuga byinshi wa musore ati kugira ngo uhindure ubuzima bwawe nyine ntabwo ndi kubona gucira urubanza. Ako kanya bataravugana byinshi bagahita bumva undi muntu arakomanze. Umusore agiye kuba yamufungurira agatubwira ati urakaza neza papa, ubona ko rwose yari se. Nawe arangije agahita azamubwira ati reka rero ngo present ku mugore wanjye, uyu nguyu yitwa Alejandra akaba ari umugore wanjye. Wa musaza ati byiza rero guhura nawe, ati ndishimye cyane rwose mu kubona warabonye umugore wawe cyangwa se umugore ugukwiriye mwiza. Wa musore ariko byumva ati yego rwose papa, ubwo rero nawe agomba kuba wakora bya bindi wansezeranyije ko uzampereza umurage wanjye. Wa musaza ati yego rwose nta kibazo, ariko ndagira ngo imbi maze hano iminsi mikeya. Wa mukobwa ariko byumva agati yikanga cyane. Wa musore ati none se kubera iki rwose wabikora? Wa musaza ati ndashaka rero kuba namarana igihe kinini n'umukazana wanjye, none se hari ikibazo kiri muri ibyo ngibyo? Wa musore rero ari kubyumva. Wa mukobwa agahita amucira isiri ko yavuga ko rwose nta gihari. Wa musore agahita abivuga. Arangije wa mukobwa ati none se watwihangana rwose akanya gatoya kugira ngo mvugane n'umugabo wanjye? Wa musaza ati yego rwose nta kibazo, mwagenda mukavugana. Barangije bagahita bagenda hirya. Wa mukobwa ati none se ko wambwiye ngo ni umunsi umwe, none ibi ngibi bivuye he? Wa musore ati ntabwo nari mbizi rero ko araza kumara hano igihe kinini. Wa mukobwa ati njyewe rero ntabwo ngiye kuba hano. Wa musore ati oya rwose ugomba kubikora, kubera ko utabikoze ibintu byose twabihomba. Nahomba umurage wanjye ndetse nawe wahomba mu mafaranga rwose ntabwo uhemba cyangwa se nari ko guhemba. Wa mukobwa ati ariko se kubera iki rwose ushaka ko washyingirwa kugira ngo ubone umurage wawe? Wa musore ati kubera ko nyine papa akeka ko nimba nta mugore mfite akeka ko rwose amafaranga yose nahita nyatanga nkayarangiza. Wa mukobwa akamwitegereza agahita amubwira ati ariko n'ubundi papa wawe ntabwo yibeshya, n'ubundi ugaragaza nk'umuntu wahita uyangiza yose. Wa musore ati wowe rwose ntugire ikibazo, kubera ko impamvu ntarakora ubukwe cyangwa se ntarashyingirwa nuko ntarabona urukundo rwa nyarwo. Wa mukobwa ati urukundo rwa nyarwo rero ntabwo urushaka, ahubwo rurakwizanira. Wasanga ubuhuze cyane mu gukorera amafaranga menshi noneho ukirengagiza abo ngabo bagukunda. Wa musore ariko byumva akamubwira ko rwose iki ngiki atari igihe cyo kuba yamubwira ibyo ngibyo. Agahita amubwira ati ndagira ngo rero basi ubugumye hano indi minsi 10. Wa mukobwa ati noneho rero nimba ari iminsi 10 ndashaka andi $10,000 10,000. Wa musore ati none se urashaka kuba mfatirana koko? Wa mukobwa ati wewe gusa ntabwo ndi kugufatirana, ahubwo ndi kureba uko situation ya hano imeze. Wa musore akabyumva agatamubwira ati saba rero ariko ugomba kwigira nkaho uri umugore wanjye. Ugomba ku kanya rero bagatabona wa musaza arinjiye. Wa mukobwa agategena rwose akegera umusore ubona ko hari bakundana. Wa musaza agahita ababaza ati
none se hari ikibazo gihari? Wa musore ati oya rwose nta kibazo gihari, ahubwo twari turi kuvugana rwose ahazaza hacu. Wa musaza ati ibyo ngibyo rero rwose ni byiza cyane. Arangije agahita ababwira ati ariko rero ndifuza ko rwose mwampa umwuzukuru vuba vuba, ariko se ikindi kibazo cy'amatsiko mwarahuye ryari cyangwa se mwahuye gute? Wa musore ati twahuye rero nagiye muri business trip. Wa musaza ubona ko atabyemeye cyangwa se atunguwe cyane. Wa mukobwa agahita amubwira ko rwose ari byo. Arangije agahita abaza wa mukobwa ati none se uva rwose muhe muryango? Wa mukobwa ati va mu muryango rero ufite izina rya Jimeneze. Wa musaza ati Jimeneze bari bafite farumasi nyinshi? Wa mukobwa ati we rwose ntabwo ari abo ngabo ahubwo ni abandi. Wa musore ati ndakeka rero ufite ibibazo byinshi byo kuba wamubaza, ataravuga byinshi. Wa musaza ati we rwose ntugire ikibazo, ndagira ngo menyane cyane n'umukazana wanjye, ahubwo ambwira niki rwose wakundiye umuhungu wanjye? Wa mukobwa ati umuhungu wawe rero namukundiye imico ye cyangwa se imyitwarire ye. Wa musaza ati none se ibyo ngibyo kumbwira ibyo ngibyo ushatse kuvuga iki? Wa mukobwa ati uno musore rero ni umuntu mwiza, ariko akeneye undi muntu mwiza cyane ugomba kumwigisha agaciro k'ubuzima bwiza cyangwa se kubaho wishimye. Wa musaza akumva uno mukobwa ni umuhanga. Arangije akamubwira ati ibyo ngibyo rero biratangaje cyane, ariko se mwanyihanganira akanya gatoya nkajya kuba naruhuka? Urugendo mvuyemo rwose rwatumye nanirwa cyane. Wa musore ati yewe rwose nta kibazo wagenda. Wa mukobwa nawe akamubwira ko ari byiza guhura nawe. Amaze kugenda agahita amwiyaka rwose, ubona ko nyine yari kwigira nk'umugore we. Kugenda yakomeje kugenda rero, uko amaze yakomeje kugenda bagahita batwereka ku mugoroba rwose umugore afashe ibintu byose akabihereza wa musore, amubwira ati ngaho rero genda rwose ujyamo ahandi hantu. Wa musore ati none se ari gukora ibiki? Wa mukobwa ati ntabwo rero tugiye gusinzirira ku buriri bumwe. Wa musore ati uri umugore wanjye ariko? Wa mukobwa ati ariko nyine ni ukwigira nk'umugore wawe, urabizi ko ntari uwa nyawe. Wa musore ati none se papa rwose abimenye byagenda gute? Wa mukobwa ati ntabwo rero nzi ikintu yatekereza, ariko njyewe ntabwo ngomba kuba nararana nawe kuri buno buriri. Ako kanya rero bakivugana ibyo ngibyo, ese arangije agahita ahagera ababaza ati none se ni ibiki biri kujya mbere hano koko? Barangije bagahita bigira nkaho rwose bari kuvugana neza. Wa musore ati we rwose nta kibazo. Wa musaza ati kuba rero mwatangira kutumvikana muri iki gihe cyanyu cya honeymoon ni ibintu bibi cyane. Wa mukobwa ati oya rwose wumvishe nawe ntabwo twari turi gutungana, ako nguko niko dutangira tugiye gukora ibyo mvuga nyine urabizi cyangwa se urabyumva. Wa musaza ati yego rwose nta kibazo, ngaho nimukomeze mumpereze rwose umwuzukuru wanjye vuba vuba. Arangije agahita abafungira akigendera, ubona ko rwose yari yishimye. Amaze kugenda rero wa mukobwa agahita amwiyaka, ubona ko rwose yari ibibazo sinzi uko akantu yari agiye gufata. Barangije bagahita bahura, ariko kumubwira ati ariko se wagiye witonda cyane. Wa musore ati ariko rero ni wewe unkuruye, ubona ko nyine bakomeje gushwana. Wa mukobwa ati sawa rero ugiye gusinzirira muri kino cyumba ariko uraza kurara hasi. Wa musore ati sawa rero nta kibazo, ibyo ngibyo rwose njyewe nta kintu bintwaye. Wa mukobwa agataza rwose akiryamira aho ngaho, ndetse n'umusore nawe agatagenda akaryama impande ye. Hashize akanya wa mukobwa ati none se nakubaza ikibazo, ese no kubera iki amafaranga ari ingenzi cyane kuri weho? Wa musore kubyumva akamubwira ko ikibazo atari amafaranga ahubwo ari icyo agaragaza. Agatakometse kumubwira ati papa wanjye rero ntabwo yigeze anyizera, noneho nimara kuba nabona uno murage wanjye nibwo nzamwereka ko mfite rwose ubushobozi cyangwa se nshoboye. Wa mukobwa ati none se aba yisubiye rwose ntawuguhe? Wa musore akamubwira ko yababara cyane rwose bitewe n'imbaraga yatakaje. Wa mukobwa ati byakubabaza cyane rero kubera ko uba ushaka kumushimisha. Wa musore ariko byumva agatakometse kumubwira ati nimba rero koko byanyabyo ubaho ukora ibintu ushaka cyangwa se bikugeza ku nzozi zawe, birangira n'ubundi ibyo bintu byose wakoreye bikugiriye umumaro. Ubona ko bari kuganira. Wa musore ati none se weho ni ibihe rwose bigufitiye umumaro? Wa mukobwa ati kuruhuka neza, kwishima ndetse no kugira umuntu rwose dukundana umbwira ko njyewe muhagije. Icyo ngicyo nicyo kintu rwose yaba ari ingenzi cyane mu buzima. Agatakomeza kumubwira ko ibyo ngibyo birenze amafaranga yose cyangwa se imirage yose wahabwa. Umusore agahita amubwira ati ndakeka rero ibyo ngibyo ntazongera kuyibona. Wa mukobwa ati urasa nkaho n'ubundi rero wabibonye. Muri make ari kumubwira ko nawe yatangiye kuba yabyishimira, akamubwira ko amafaranga ashobora kuba yamugurira inzu ariko katamugurira umuryango cyangwa se umugore. Arangije agahita yiryamira. Umusore nawe rero akaryama aho ngaho ariko we yabitekerezaho. Kugeza cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda bagahita batwereka mu gitondo umusore ubona ko yaryamye aho ngaho, agahita yumva umuntu rwose ari kuba yakomanga cyane ku cyumba cyabo. Agahita amenya ko byanga bikunda ari se. Arangije agahita yahaguruka vuba vuba, agahita agenda agafata uwo mukobwa rwose ubona ko hari bari baryamanye cyangwa se baryamye hamwe. Wa musaza rero yinjiye agahita abona rwose buri aho ngaho. Wa musore ati none se papa byagenze gute kubera icyo uzindutse? Wa musaza
ati ngomba rero kugenda, nzagaruka mu minsi 2, hari inama mfite y'ingenzi ngomba kuba najyamo. Wa musore ati saba rero nta kibazo rwose, ugira urugendo rwiza. Wa musaza agahita afunga akagenda. Amaze kugenda rero wa musore agahita akomeza kwibajisha ati reka rero mufatirana rwose mu marenga. Arangije agahita amufumbata. Wa mukobwa ati genda ariko hirya, ntabwo uri kubona ko papa wawe yagiye? Wa musore ati nyihanganira cyane rero. Arangije akamwitegereza agatubwira ati ese uzi ko rwose uri umukobwa mwiza, urasa neza rwose ubu ngubu? Wa mukobwa ati seriyese? Wa musore ati cyane rwose ni ukuri. Wa mukobwa ati wowe rwose njyewe ntabwo ngiye kuba nabwa muri iyo mitego yawe. Wa musore ariko byumva agahita akomeza kumubwira ati ndagira ngo rero nyine imbe mwiza ku mugore wanjye. Arangije agahita amufata bagahita batangira kuba bakina. Wa mukobwa ati ariko se watuje kuko? Wa musore ati ibi ngibi rero ni ukukwishyura kubera ko watumye ndara hasi. Ubona ko bari gukina, kumbe muri ako kanya rero ubona ko umukobwa nawe yatangiye kuba yamwishimira. Agahita amubwira ati nkwegereye rero nawe ndi kubona rwose nta kitwaye, uri mwiza. Wa musore ariko byumva ako kanya rero batarakura byinshi, bagahita bumva undi muntu ku rugero akomanze. Wa mukobwa ati ndi kumva rero hari umuntu uri gukomaga ku rugi, reka njye kumufungurira. Arangije agahita aza afunguye, agahita abona rwose n'undi mukobwa. Arangije agahita amusuhuza ndetse akamubaza uwo ari we. Wa mukobwa wari uje agahita akomeza kwinjira nta kintu amubwiye. Arangije ati none se Daniel ari he koko? Wa mukobwa ako kanya agahita azubona ko atunguye cyane, amubaza ati none se mu by'ukuri koko ni ikihe kintu ushaka? Wa mukobwa ati ndagira ngo rero mubwire ko mufitiye umwana kandi ko agomba kuba yafata inshingano zose. Wa mukobwa ati oya rwose ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Kumbe wa musore nawe nibwo yari akimanuka. Arangije agahita amubaza ati none se Damaris uri gukora iki hano? Wa mukobwa ati ndagira ngo rero ufate inshingano z'umwana wawe. Wa musore ati none se uri kuvuga ibiki koko? Wa mukobwa ati inshuro rero iheruka twahuye twari twasinze twese, ibyo twakoze rero naje kujya kwa muganga nsanga byavuyemo ibi ngibi, cyangwa se wanteye inda. Wa mukobwa ariko byumva. Wa musore agahita akomeza kumubwira ati Damaris rero aka kanya narakingiwe rwose mfite umugore. Wa mukobwa ati ni bibi cyane rero nyine kuba ufite umugore, ariko ntabwo ndaza kuva hano utambwiye ikintu tujya gukorera n'umwana wacu. Ukujya cyakomeje kugenda rero uko amasaha yakomeje kugenda, kumbe wa mukobwa yaragiye apakiye ibintu bye agiye kwigendera. Wa musore ati uretse gato rero ataragenda wa mukobwa agahita atangiye kumubwira nabi, amubwira ko nawe rero ari nk'abasore bose. Wa musore ati we rwose ibi ngibi ni ukutamenya, ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati njyewe rero ndashaka divorce, nta bindi bintu nshaka kuba navugana nawe. Wa musore ati we rwose ibyo ngibyo byahita bituma tubura ibintu byose. Wa mukobwa ati ibyo ngibyo rero nibyo witaho, wita ku mafaranga gusa, nta kindi kintu witaho cyangwa se nta bandi bantu bitaho. Arangije agahita yigendera. Amaze kugenda rero wa mukobwa ati unyihanganira cyane rero ntabwo nzi ko washyingiwe cyangwa se ufite umugore. Wa musore ati yego rwose narakingiwe, ariko umwana wanjye ntabwo yakora adafite se kandi mpari, ubona ko ari n'umuntu mwiza. Wa mukobwa ati ibintu rero basi aka kanya ni byiza kubera ko ubashije kumenya ko ufite umwana. Kumbe muri ako kanya wa musaza sinzi ikintu yari yibagiwe, agarutse agahita abona wa mukobwa agiye kugenda. Arangije agahita amubaza ati none se umukazana wanjye agiye hehe? Ataravuga byinshi wa mukobwa agahita amubwiza ukuri ati njyewe rero ntabwo ndi umukazana wawe. Wa musaza ati noneho warambeshye koko? Wa mukobwa ati yego rwose narakubeshye, ariko ndakeka wari ubizi. Wa musaza ati nari nabiketse ariko ntabwo nari nakabyemeza. Kumbe muri ako kanya hano umusore yari ahari agahita akomeza kumubwira ati Damaris rero njyewe nawe nta kintu kigomba kuba kiri hagati yacu. Wa mukobwa ati sawa, nimba rero ushaka kubona n'umwana wawe akura ugomba gushyingirwa nanjye, ntabwo nshaka kubona nawe mu mubano utari stable cyangwa se tutarashyingiwe. Arangije agahita agenda akicara aho ngaho. Wa musore we ubona ko ari kwibaza ikintu agomba kuba yakora muri ako kanya. Kumbe rero hanze wa mukobwa na wa musaza bari kuganira, akamubwira ukuri kose ko uriya musore yari yaramwemereye rwose amadolari 50,000. Wa musaza ati none se kubera icyo uri kubimbwira kano kanya? Wa mukobwa ati impamvu rero ndi kubikubwira ni uko ugomba kumenya ko umwana wawe atari amafaranga gusa, ndetse nta nubwo gakwiye kumutera ubwoba cyangwa se umushyiraho ibintu bimeze gutyo kuzamuhereza umurage namara gushaka umugore. Wa musaza ariko byumva agahita akomeza kumubwira ati ariko rero ntabwo mbyumva rwose ukuntu umuntu wambeshye ari gutangira kuba banyigisha amasomo meza y'ubuzima. Wa mukobwa agahita akomeza kumubwira ati uri gutuma rero umwana wawe aba ari wenyine muri ino si, ikintu uzamusigira ni amafaranga gusa. Unyizere cyangwa se ntunyizere, bwa nyuma na nyuma n'ubundi bizarangira babaye. Arangije agahita yigendera. Wa musaza we rero agasigara aho ngaho ariko we yamwitegereza, ubona ko umukobwa yaramubwije ukuri ko nta mpamvu ariko we yagenda abwira umwana w'ibintu bimeze gutyo, ko ashobora kuba yakora ibindi bintu rwose bitandukanye cyane
cyangwa se bibi. Wa musaza yahise akomeza rero arinjira abashuhuje, agahita abona rwose umusore n'undi mukobwa aho ngaho rwose bumiwe. Wa musore agahita ahaguruka rwose amubwira ati papa, hari ikintu rwose ngomba kukubwira. Wa musaza ati niba rero ari ibijyanye rwose n'ubukwe bwawe bwa feke ndabizi byose. Wa musore ati oya rwose ni ikindi kintu cyiza cyane. Arangije agahita amubwira ubona ko amurakariye cyane kandi atishimye ati icyo washakaga rero cyane bwa nyuma na nyuma kirangiye kibaye. Wa musaza ati nonese ushatse kuvuga ibiki koko? Wa musore ati uriya rero bamwita Damarisi, aratwite kandi ngiye kubona yashyingirwa nawe, muri make ari kumubwira ko yamuteye inda. Wa musaza ati ngwiki? Wa musore ati nonese si byo washakaga koko? Nkagira ubukwe nkagira umwana umwuzukuru wawe, ugomba kuba wishimye cyane. Wa musaza ati yego rwose narabishakaga, ariko nawe nashakaga ko wishima. Wa musore ari kubyumva agahita akamubwira ati njyewe rero nahoze ntekereza ku kintu wifuza, apana ibyo njyewe nashakaga, ariko birangiye rwose ameze nk'umuntu wibuze. Wa musaza ari kubyumva agahita akamubwira ati ndakeka hari nari nibeshya, ataravuga byinshi. Wa musore ati oya rwose ntugire ikibazo, ndaza kuba nashyingirwa nawe, noneho nzaguhereza n'umwuzukuru wawe nk'uko wabishakaga. Arangije agahita yigendera. Amaze kugenda rero wa mukobwa agahita ahaguruka akaza amwegera amubwira ati muraho neza, njyewe rero nitwa Damarisi Nobowa, byiza guhura nawe. Wa musaza ati yego rwose ni byiza guhura nawe. Wa mukobwa ati nzagerageza nkore ibishoboka nkubere umukazana mwiza. Wa musaza ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati nanjye rero niko mbyizera. Arangije agahita agenda ubona ko atamwishimiye cyangwa se ababaye cyane bitewe n'uko umuhungu we ababaye. Wa mugore agahita asigara hano. Amaze kugenda rero hejuru agahita yumva undi muntu rwose ari gukomaga ku rugi. Arangije akaza afunguye, kumbi yari umugabo wari uje, agahita amubwira ko akeneye kuba yavugana nawe. Wa mukobwa amwitegereje agatera hirya no hino amubwira ati ariko rero ntago ari hano rwose. Wa musore ati nimba rero utanyumva rwose kano kanya ndaza kubibwira Jose Daniel cyangwa se wa mugabo wawe. Wa mukobwa ati se rero nta kibazo ngaho injira. Ubona ko atifuzaga ko uno musore rwose yamusanga hano. Wa mukobwa muri ako kanya agahita afungaho rwose. Wa musore agahita akamubwira ati njyewe rero ibingibi ntabwo ntabyihanganira, uwo mwana ni uwanjye. Ataravuga byinshi. Wa mukobwa ati ariko rero ibingibi twabiganiriyeho igihe kinini. Wa musore ati oya rwose njyewe ntabwo ngiye kubaho ubuzima bwo kubeshya. Wa mukobwa ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati ugomba rero kubeshya ku bw'ahazaza h'umwana wacu, ndashaka kuba namuhereza ahazaza heza. Ataravuga byinshi. Wa musore ati ese uzi igiciro cyo kwangiza ubuzima bw'umuntu utari na se? Wa musaza kumbi yari ari kumanuka agahita bumva. Arangije agahita ababaza ati none se ushatse kuvuga iki ngo umuntu utari na se? Wa mukobwa rero agahita abona rwose byose arabyumvishe. Arangije agahita amanuka rwose ubona ko abarakariye cyane. Wa musore ati mwiriwe neza, njyewe nitwa Paul, nkaba ndi ex boyfriend w'uyu mukobwa. Agahita akomeza kumubwira ko umwana uno mukobwa atwite ari umwana we. Wa mukobwa ati oya rwose ari kubeshya. Wa musore muri ako kanya agahita avanayo document yarazanye amubwira ati ibingibi rero ni ibipapuro byo kwa muganga, ndetse ahangaha ni message twagiye tugirana ndetse n'amatariki yabyo. Agahita akomeza kumwereka rwose ibindi bintu bigaragaza ko ari ibye, ndetse kandi nawe wishyuye amafaranga yo kwa muganga rwose agiye kuba ajya kwipimisha ko atwite. Wa musaza ari kubyumva abona ko atunguye cyane. Agahita akomeza kumubaza ati none se umuhungu wanjye yaba abizi koko? Wa musore ati oya rwose ntabwo abizi, uriya mukobwa yari yambwiye ko mbiceceka ariko njyewe ntabwo nakwihangana. Wa mukobwa ari kubyumva. Wa musore agahita akomeza kumubwira ati njyewe rero nta mafaranga yanyu nshaka, icyo nshaka ni umwana wanjye gusa. Wa mukobwa agahita agenda agafata za document yari afite amubwira ati icyo njyewe nashakaga ko umwana wacu agira ahazaza heza. Wa musaza ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ati ntabwo rero watuma umwana wawe agira ahazaza heza, uri kwangiza ubuzima bw'undi muntu. ubona ko yamurakariye cyane. Kumbe muri ako kanya rero wa musore nawe arangije agahita amanuka ababaza ati none se ni ibiki biri kujya mbere hano koko byagenze gute? Wa musaza agahita akamubwira ati ukuri rero guteye ubwoba kandi ugomba kumenya mbere yuko ufata umwanzuro w'ubuzima bwawe. Agahita abaza wa mukobwa ati none se Damarisi uwo mwana utwite ni uwande? Wa mukobwa rero agahita akora kunda. Arangije agahita akomeza kubabwira ko ari umwana wa Paul cyangwa se wa musore wa Rouge. Wa musore ari kubyumva wese Daniel agahita akomeza kubabwira ati mwebwe rero mwese nimwumvira hano mu nzu yanjye. Ubona ko yarababaye cyane. Wa musore rero agahita agenda ndetse na wa mukobwa ubona ko atahasigara agahita amukurikira. Abangaba rero bagahita basigara hano ubona ko bari bababaye cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa rero yibereye aho ngaho ari kugenda abura udufaranga yakoreye. Kombe muri ako kanya wa musore ari kuza rwose agahita abona wa mukobwa ahantu yibereye ari kugenda yibarira. Arangije agahita aza rero amusuhuza. Wa mukobwa nawe amwitegereje agahita amubaza ati none se uri gukora iki hano koko? Ntabwo wakwiye kuba uri kumwe n'umugore wawe? Wa musore rero nta kindi yakoze yahise aza yicara impande yamubwira ati weho rero ni wowe mugore wanjye, urabizi ko twashyingiwe ntabwo se ubyibuka? Wa mukobwa ari kubyumva. Wa musore agahita akomeza kumubwira ati
Damarisi rero wa mukobwa yari ari kumbeshya ndetse wa mwana yari kumbwira ngo n'uwanjye ntago ari uwanjye ndetse nta n'ubukwe bwabaye. Wa mukobwa ari kubyumva agataka amaze kumubwira ati ibyo ngibyo rero ni byiza nyine kuri weho. Wa musore ari kubyumva agataka amaze kumubwira ubona ko yumvisha inama yamugiriye ati njyewe rero ntabwo nshaka kubona nabaho ndi gushimisha papa wanjye cyangwa se undi muntu, ndashaka kubona nabaho ari njyewe nkora ibintu ushaka cyangwa se mfasha kuba nagera ku nzozi zanjye. Wa mukobwa ari kubyumva agatubona koko n'umusore ashobora kuba yarakuze, arangije agatamubaza ati none se ibijyanye rwose n'umurage wawe bimeze gute? Wa musore ati ibyo ngibyo rero ntabwo ari ingenzi cyane kuri njyewe, wamaze kuba wanyigisha ikintu cy'ingenzi rwose umuntu agomba kuba yakora arwanira. Wa mukobwa ari kubyumva agataka amaze kumubwira ati njyewe rero nayo amafaranga rwose nashakaga kugira ngo mbashe kuba nayashyira mu mushinga wanjye natangiye wo kugenda ufasha abantu. Wa musore ati none se waba ufite umushinga koko? Wa mukobwa muri ako kanya yitonze agahita amwereka igitabo yari afite amubwira ati umushinga wanjye rero witwa imitima y'umutuku cyangwa se red hearts mu rurimi rw'icyongereza. Wa musore ari kubyumva agataka amaze kumubaza ati none se kuba utabimbwiye mbere koko? Wa mukobwa ati nari ngiye kubikubwira rero uhita unca mu ijambo kandi naketse ko n'ubundi abantu b'abakiri baba batabyitayeho. Wa musore muri ako kanya agahita yumva agatelefone karasonye, yitegereje umuntu wari umuhamagaye agatabona rwose ni se, arangije akaba amwihoreye bitewe n'ibintu yamukoreye cyangwa se yatumye akora ashaka. Ako kanya rero agahita akomeza akamubwira ati none se birasa nkaho rwose twatangiye nabi ariko ndagira ngo twongere tumenyane nyine nk'ibisanzwe njyewe nawe. Wa mukobwa ari kubyumva akamubwira ko agiye kuba yamuhereza amahirwe amwe gusa ariko nayangiza kazahita agira ntiyongere kuba yamubona ukundi. Wa musore ari kubyumva agahita akora inyuma rero agahita avanamo akarabona ko rwose ari wawe bimwigishije ngo ahantu babika ibintu kugira ngo abantu batabasha kuba babyiba. Arangije agahita akamuhereza. Wa mukobwa ati none se impeta yanjye kubera icyo utayizanye? Wa musore ati ntugire ikibazo rero ndaza kuba nayiguhereza ndetse ngo ihembe n'imico myiza nzakugirira. ubona ko yari ibyishimo gusa. Wa mukobwa rero agahita afata igikapu cye, arangije agahita ahaguruka ubona ko bagiye kugenda bataragera kure. Wa musore ati ariko rero hari n'akandi kantu nari ngufitiye. Arangije agahita akamuhereza. Wa mukobwa ubona ko abyishimiye cyane agahita amubaza ati none se bakavanye hehe koko? Wa musore ati nakavanye rero ku gace rwose batabariyemo ubuzima bwanjye cyangwa se handi twahuriye mbere. ubona ko ari kakana rwose wa mukobwa ati wamujura. Wa mukobwa agahita amwishimira rwose agahita amusoma. ubona ko bari gukomeza neza agafilime kacu rero ko uyu munsi nuko kagenze. nimba wagakunze cyangwa se ugafite ikindi kintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri komenti. ikindi ntuyibagirwe like na subscribe nimba rugambirije kuri iyi channel. ikindi ntuyibagirwe kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. murakoze cyane rero mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.